hari igihe wandikirwa n'umupiyoniye mu ijwi ribaba yakubwira ati nabuze passphrase zanjye wenda agenda nazanditsemo umwana yayiciye cyangwa se yagize ikindi kibazo runaka nazibuze wamfasha kuzigarura. Reka ibi bintu tubishyireho umucyo bibe bitunganye. Nakubwira ni nta na rimwe passphrase igigaruka mu gihe aho wayanditse wayibuze. Ni ku isi ya Web3 igenda baguha uburenganzira bwose bwo gukontorora account yawe, ariko nanone ntago baguha andi mahirwe ya kabiri yukozemo ikosa. Kuko ni nako bigenda mu kuyobya amafaranga cyangwa se coin runaka. Nk'iyobeje nyine ifaranga runaka wenda uri kohereza nka Pi ukazohereza ku yindi wallet, mu gihe nyiri iyo wallet udahise umumenya ngo muvugane, kandi no kumumenya biragoye keretse iyo umuzi nyine mu buryo buri official, ntabwo zigaruka. Ntabwo blockchain igitanga uburyo bwa reverse cyangwa se gukurikirana ayo mafaranga bakayahagarika. Aho biba ni mu masosiyete asanzwe akora mu buryo bwa Web2. Wenda ushobora kuyobya amafaranga mu buryo bwa mobile money transaction, kubera ko validation ikorwa n'umuntu n'ikigo kandi byibumbiye hamwe. Ushobora guhita uhamagara ushinzwe abakiriya akagufasha bakayahagarika mu gihe uwo muntu atarayabikuza. Aha rero kuri blockchain impamvu hatabaho reverse cyangwa se kwigarurira ya mafaranga nuko muri rusange uba wayayobeje baguhaye amahitamo arenza amwe yo kubicekinga neza ko ari ibyanyabyo. Ibyo byari biciyemo. Uyu munsi tugiye kuganira rero kuri projet yitwa Dawn. Ni projet ikomeye cyane iri kuvugwaho ku mbuga nkoranyambaga. Uze kubana natwe kugeza ku musozo w'iki kiganiro. Uyu munsi tugiye kureba umushinga mushya witwa Project Dawn. Bafitemo ijambo Sonic Shidia mu magambo y'impine wasoma SKC. Niyo tugiye kuganiraho nimba harimo amahirwe cyangwa se hari opportunity ishobora gutanga abenshi mu badukurikira bayabyaze umusaruro. Hano ni kuri Rugwiro Prozone Official. Ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ibyo tubirebera hamwe kugira ngo twongere ubumenyi, twinjire mu isi ya Web3 maze tubibyaze umusaruro. Mu busobanuro burambuye turaza kwifashisha white paper yabo ivuga ko token yabo ikora, intego bafite, ndetse n'ibyo buri muntu akwiye kwitondera mbere yo kwinjira muri iyi projet. Nibyo tugiye gusobanura muri iki kiganiro. Ariko mbere yo kugira ngo tujye kure, mu gihe ukunda amakuru ya crypto, blockchain cyangwa se Web3 na Pi network muri rusange, urasabwa gukanda subscribe hanyuma ugafungura n'inzogera kugira ngo udacikanwa n'andi makuru. Project Dawn ni iki? Niko projet yitwa Project Dawn. Ni iki muri rusange? Project Dawn ni ecosystem ya Web3 bavuga ko igamije gufasha abantu basanzwe kubona amahirwe y'ubukungu bwa digital. Ahangaha kugira ngo ubyumve neza, mu busanzwe ubundi isi ya digital itanga amahirwe kurenza indi si ya analog. Muri analog bisaba ko amafaranga ubu hari undi muntu wayaguhaye, ariko mu isi ya digital birashoboka cyane ko ayo mafaranga wagira uruhare noneho kugira ngo abeho. Abamayininze Pi murabizi ko umuntu yashoboraga kuba afite telefone na internet, igihe kikazagera kuri open network akabikuza amafaranga atari yarigeze kurota gutunga muri rusange. Ndetse no mu gihe yabifunguye open mainnet hazabaho nyine gukoresha iryo faranga. Mu by'ukuri wenda hari n'umuntu kubwira ati muri family yanyu ntago byakunda, bitewe nuko muri analog tumenyereye ko habaho kuraga umurage w'ababyeyi, w'inshuti n'ibindi bice bitandukanye. Hanyuma rero iyi projet ya Dawn ishingiye nyine mu buryo bwa ecosystem kandi nanone ya Web3, bivuze ngo ivuguruye kuri Web2. Bakaba bemeza ko nyine projet yabo igamije gufasha abantu basanzwe kubona amahirwe yo kwinjira mu bukungu bwa digital. Bayishinze bavuga ko iminsi imaze kuba myinshi igenzurwa n'amabanki n'ibigo bikomeye, bityo bashaka kubaka uburyo bushya bukoresha blockchain aho abaturage bagira uruhare mu kubaka ecosystem kandi bakagenerwa ibihembo cyangwa se reward. Token yabo twabonye ko yitwa SKC, mu magambo arambuye ni Sonic Shidia Coin. Impamvu bavuga ko bakoze iyi projet muri rusange nta kintu kitagira ibisobanuro. White paper yabo isobanura amateka y'ubukoloni. Bavuga ko Ubuhinde bwatakaje umutungo ungana na trillion 45 z'amadolari. Niyo mpamvu bakoze token
zose zingana n'ubundi n'izo trillion zatakajwe n'Ubuhinde. Ubwo no kuvuga ngo token yabo n'ubundi ifite trillion 45 za SKC coin, bakavuga ko buri token ihagarariye icyo bise digital revolution, no kuvuga gusubiza abaturage agaciro binyuze muri web3. Icyakora ibi ni igitekerezo cy'umushinga ubwawo, ntabwo bivuze ko hari leta cyangwa se guverinoma ndetse n'umuryango mpuzamahanga wabishingiye mu gihe bari barimo batangaza ibi ngibi. Uko umuntu yinjira muri iyi SKC white paper ivuga ko umuntu ashobora kubona izi SKC binyuze mu bikorwa bitandukanye birimo icyitwa daily check-in. Murabizi ko ari ukwinjiramo ukareba uko bikorwa, gusangiza abandi amakuru, gutumira inshuti, kubona node ukayubakaho nyine ukaba umwe mu ba developer, gufasha ecosystem gukura. Mbese urabona ko ari projet ijya kumera nka Pi n'izindi. Bahisemo uburyo rero bwitwa contribute to earn S2E, bisobanura ko ubuhembwa kubera uruhare utanga muri ecosystem aho guhembwa gusa kubera ibindi bikorwa wakozemo. Community contribution score bavuga ko umuntu ahembwa kimwe n'undi, ariko nanone bakifashisha igice cya algorithm bita community contribution score. Iyi igambiriye kubatandukanya. Ese ko buri muntu hari ibyo agenewe, buri muntu wese afite ubwo burenganzira bwo kwinjira muri projet, ariko se we baraza kuguha ibihembo byinshi bagendeye kuki? Ireba ibintu runaka birimo nka daily activity, uko ukoresha nyine iyi projet, uko sharinga, igice cya referral, kutumira, n'igice cya node update time. Uko bikorwa rero bigenda byiyongera, ibyo ugenda ukoreramo ni nabyo bituma hagenda habonekamo inyungu. Reka turebe ku kindi gice cya tokenomics. Total supply yabo twabonye ko ari trillion ziri coin 45. Bagabanijemo token zabo muri ubu buryo. Batangaje ko 60% ari ibya community rewards, twebwe nyine, hanyuma kandi 15% ari ecosystem development, ari babandi bafasha kubaka nyine projet. 10% ni technical developer bakora kuri technique, hano kandi 10% nanone rizahabwa node na DAO governance, kandi 5 zizakoreshwa nka strategic reversal. Banavuga ko nta bindi bintu nyine bizongera kubaho, bivuze ko supply itaziyongera. Iyi hari yo kumininga, yo guclaiminga n'iyi ngiyi. Batanze kandi ikindi gice kijyanye na kimwe mu bintu by'ibanze muri white paper bise banner mechanism. Bavuga ko internal transfer itwika 2% nyine mu kuba urimo urohererezanya, ukora nyine ibikorwa byo guhererekanya internal transfer bitarenze iyo blockchain. Bagusaba fees zingana na 2%. Withdraw fee, kubikuza byo bishobora ushobora nyine gusabwa izi coin zabo. Node upgrade ditwika byibura 50% ya token zikoreshwa. Intego yabyo ni ukugabanya supply ko ecosystem ikura, kandi bazanye n'ikindi gice cya double wallet system. Bafite wallet ebyiri, available balance, aya ni amafaranga ariho woherejeho cyangwa se washyizemo, ariko ntabwo ushobora kuyakuramo ako kanya. Hari kandi ikindi gice cya withdrawable balance, aya niyo ushobora kubikuza. Bavuga ko bakoze ibi kugira ngo birinde liquidity run, aho abantu bose bakuramo amafaranga icyarimwe. Kandi bakoze ikindi gice kijyanye na awakening levels. Hari level kuri level 1 kugeza kuri level 10. Urugero, level 1 bisaba invitation imwe, gutumira umuntu umwe uburi mu level 1. Level 5 bisaba team y'abantu 100. Level 10 nabyo bisaba abantu barenga 50,000. Uko urwego ruzamuka ni nako bavuga ko uhabwa iyi coin muri rusange. Ariko kandi hari gahunda yo kugura ama package nk'uko kuri white paper yabo babigaragaje. White paper ivuga ko umuntu ashobora kubona daily
payout nyuma yo gukora activation, ariko ayo mafaranga agenda arekurwa buhoro kandi buri payout iba iherekejwe no gutwika nyine za coin cyangwa se token zabo za SKC. Node system, hari node zitandukanye bagiye baha amazina atandukanye, harimo nka Global, Legacy, Growth cyangwa se Strata. Izi node rero zisaba stake ya SKC kandi zigatanga uburenganzira bwo gutunga iyo bise down ndetse no kubona reward. Reka turebe ku kindi gice white paper isobanura cya technology. Project bavuga ko yubatswe kuri Rust, React Native, Binance Smart Chain n'izindi nyinshi zitandukanye. Bavuga ko bakoze security ikomeye kugira ngo barinde ecosystem. Roadmap yabo rero nayo white paper igaragaza ibyiciro bine. Phase ya mbere ni ukubaka community, ubwo ni nacyo gice barimo. Phase ya kabiri ni uguteza imbere algorithm kuba nyine bayizamura. Phase ya gatatu ni compliance, ibijyanye n'amasezerano. Phase ya kane ni ugukoresha artificial intelligence mu micungire y'umutungo. By'abantu rero bakwiriye kwitondera, nubwo white paper isaba kwishishozaho isa n'iyanditse neza kandi irimo n'ibisobanuro byinshi, hari abantu bakwiye kugenzura mbere y'ibindi byose. So muri iyi projet batangiye batangaza ko baje gufasha abantu baciriritse gutunga ifaranga rishingiye kuri digital. Bisobanura ko byakaba yari iby'ubuntu, ariko twabonyemo ko kuri white paper harimo n'ikindi gice cyo gushyiramo amafaranga gushora. Ese smart contract yaragenzuwe, igenzurwa n'abagenzuzi bigenga kugira ngo tubashe kuyitondera. Ese token yamaze kujya ku isoko kandi irakomeye? Ibi nibyo ureba nyine ahantu ugiye gushyira amafaranga yawe. Ese hari liquidity ihagije? Ese team yabo igaragara ku mugaragaro, nyine barigaragaza nkuko tubona ba core team? Ese ibyo basezeranya kuba bakora birashoboka mbere kugira ngo hazemo gushora amafaranga? Kuko akenshi projet nk'izi zisohoka ari ubuntu ugasanga hatangiye gukurikiraho gushora. Hanyuma kandi ubwo ugomba gukora ubushakashatsi bwawe bwite ukabona gushyiramo amafaranga yawe. Ku musozo, projet ya Dawn cyangwa se Sonic Shidia ni umwe mu mishinga mishya ushaka kubaka ecosystem ya Web3 ifite token yitwa SKC. White paper yabo igaruka cyane kuri community ban mechanism, node system, DAO, governance ndetse na digital identity. Ariko nk'uko bikorwa ku yindi mishinga yose ya crypto, ni byiza gukora ubushakashatsi bwimbitse mbere yo gufata icyemezo cyo kwiyinjiramo cyangwa se gushoramo amafaranga mu gihe ubisabwe. Hanyuma kandi uramutse ufite ibitekerezo cyangwa se hari ikindi mwifuza ko dusobanura kuri uyu mushinga, mwatwandikira muri comment hanyuma tugakomeza kungurana ubumenyi. Mwakoze cyane. Reka nereke buri muntu wese ushaka noneho kujoininga amaze kumva ibisobanuro byawo uko ari buze kuza kubigenza. Murinjiramo ni musanga bari gutanga token z'ubuntu, murazifata. Ubwa risk taker bashobora kuza nyine kubikoraho, ariko ntago aba ari inama yo kugira ngo ushore imari, no kugira ngo usobanukirwe byinshi bibera mu isi ya Web3 muri rusange. Niyo mpamvu nahereye ku gusobanura akantu ku kandi nifashishije white paper yabo yahinduwe mu rurimi rw'ikinyarwanda ivanwe mu rurimi rw'icyongereza. Nagerageje kugira ngo ubanze ubyumve mu buryo burambuye. Reka dukomereze kuko iyi projet yubatse. Igice gikurikiyeho tugiye kurebera hamwe ese umuntu yinjira gute. Okay, uraza kuza guhinguka ahantu hameze nka gutya, uze kuza guhita ukanda kuri uraza scrollinga, niba kubaza guclaiminga uze kwistramo iyi application yabo. Urabona ko bayifite n'ubundi yanditseho rya jambo Sonic Shidia. Hanyuma ukore install, noneho utegereze turebe uko kwiyandikisha biri buze gukorwa. Mu gihe ufite internet iri kwihuta nago biza kuza gufata umwanya munini. Ubwo dukomereje no ku gice kijyanye na open. Muri rusange turabikora twihuta, turakanda hano kuri open.
dutegereze duhingukiye kuri iyi dashboard isa gutya. Ubwo uraza guhitamo hano kuri create account, hanyuma verify account. Hano nibyo tugiye gukora muri rusange. Hanyuma hano uze kureba ko havivuye, uze kuhemeza nusanga hatavivuye select language. Reka turebe ko hashobora guhinduka ururimi, bivuze ngo ni Icyongereza n'izindi ndimi nyinshi, ariko twe turisanga mu Cyongereza. Reka dukande hano kuri create account turebe ngo barasaba iki. Hano birasaba kuza kuzuzamo amazina yawe yose. Harajyamo amazina yawe, urabona ko ariyo muri India. Hanyuma ahangaha uramutse utariho uherereye mu Buhinde waza kuza gutora hano other. Hano harajyamo email address, hano harajyamo invitation code, ariko hariho optional, bisobanura ko ari amahitamo yawe kuyikoresha. Hanyuma uhite wohereza verification code, uhite winjizamo ya code baguhaye, uhite ushyira hano kuri create account and secure device. Okay, reka tubyuzuze kwihuta muri rusange. Tuvuge n'urugero amazina yawe n'ubundi ubwo uraza nyine kuyuzuza hano. Hanyuma hano ushyiremo email, hano ushyiremo referral code, ariko iri option ntago ari itegeko. Hano urahita ushyiraho ya email washyizemo, baraza guhita boherezaho agakode. Reka mbyuzuze turebe indi dashboard baduhereza. Okay, nyuma yo kuzuza biriya twari tuvuze, uraza kuza gukanda hano hari utu tubare, nitwo baba bari kugusaba, ariko ukamenya ko dutakaza agaciro mu minota 10. Tuno udukandaho gutya, hanyuma ugakanda hano hari copy. Ubwo umaze kudufata, reka tutwuzuze. Ubwo haba hakurikiyeho kwemeza ahangaha muri rusange hano. Hanyuma ubwo turahakanda, utegereze urebe aho tuza guhingukira. Yes, barahita bakubwira bati continue, hano hakande. Numara kuhemeza muri rusange barahita bakubwira bati security level required, you must enroll a biometric passkey to access the war room. Nukuvuga ngo ugiye kuba wa verifyinga nyine igikumwe. Hanyuma nubisoza, hano nicyo tugiye gushyiraho. Nubisoza urahita ukomeza muri iyi projet. Birasaba nyine ko ubanza gushyiraho igikumwe cyawe bakacyemera. Okay, hano batubwiye ko byakunze. Turaza kuza gukenera wenda utu tuntu. Reka dukomeze. Uraza gukanda hano hari save, urabanza ukopiye, hanyuma kandi hano hari save. Noneho ubwo uraza kuza guhitamo while using this app, kuba washyiraho location yaho uherereye. Hano twahageze. Ubwo icyo bisobanura rero nuko hano hari personal n'ibyawe hano. Noneho hano hari chat, ariko nanone hano hari 0. Token zabo dufite ni 0, bisobanura ko tugomba nyine kuba twabonye izindi token binyuze mu gukora amatask abamo hano. Okay, mu gihe cyose uje ugakanda hano kuri Temple hari ama reward uza kuza guhita uhasanga hano. Iyo umaze kuhakanda bakamara ku loadinga nyine internet yawe iri kwihuta, urabona ko hano bakubwira bati your prayer has been decoded, the down is coming. Bivuze ngo hari ama coin yabo bari buze kuguha. Hanyuma tugakanda hano kuri return. Muraza kwihangana video ibaye ndende, tugakanda hano kuri return. Okay, mwabibonye ko zamaze kugeraho, n'ubundi zabaye nyine ibihumbi 50. Okay, hano turaharenze, tuje hano kuri share. Hano kuri share ubwo nyine ugiye kureba nyine uko bikora, ukanakurayo link yawe. Link ubwo muyishakira ku iki gice. Hanyuma ugahita ugaruka hano, ukaza hano kuri hano. Iyo umaze kuhakanda hano barakubwira bati shyiramo code y'umuntu wagutumiye. Ubwo iyanjye ni iyi nyine, iyo iri copied. So ndayishyiramo hano, nindangiza nemeze iyanjye y'umuntu wanjye. Ndaza hano nkonfaminge. Nimara gukonfaminga barambwira bati successful linked.
Okay, hano iyo umaze kwemeza bisobanura ko wamaze kubona umuntu wagutumiye, noneho harasigara hari agakode wowe wakuraza gukoresha ni kano. Reka dukomeze dukurikire uko biza kugenda mu gihe umaze gukoresha invitation code nubwo bari bayigize optional. Bisobanura ko coin zabo bazitanga ari nyinshi. Hano urabona ko zimaze kuba 250. Okay, muzishake mu buryo zikiri kuboneka, ni hazamo ibindi byo gutanga nyine amafaranga. Ntabwo biraza kuza kuba bigisobanutse nkuko babitubwiye, ariko izubuntu mwazikorera. Urabona ko hano mfitemo ama USDT 25. Ibindi tuzabireba muri video ikurikiraho. Mwakoze cyane kutwumva. Imana ibarinde naho utaha.